bwanjye unkomeze turamurige mugahabane wanjye. Ari hafi kukiturira twura amaso doraraje vuba. Soko y'ubuzima amahoro n'urukundo ni wowe ntakiri ijoro n'amanywa. ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data namwe bashiki bacu mu nyumva mu gitondo cy'uyu munsi, nk'uko twari twabisabye Imana ko kuri uyu munsi idufungurira kadutegurira ameza kugira ngo dukomeze gufatanya ijambo ry'Imana. Turavuze ngo umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe kuko yongeye kuduha aka kanya muri ibi bihe by'amahina. Ubushize twari tukiri mu ijambo ry'Imana rivuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima, le nom merveilleux du Dieu vivant. Na nubu iri jambo niryo dukomeza dusaba umwami Imana kugira ngo twese atunganye imitima yacu, aduhe icyo bita mu Gifaransa le cœur disposé, imitima ibereye, imitima iboneye, imitima yoroshye, imitima yiteguye kwakira ijambo umwami Imana atugaburira. Ibyo ntabwo kamere yacu yabiduha, ndetse n'umwanya dushobora kuwubura
kandi twarategujwe iby'iyi gahunda, ariko Mwami Imana kubw'ubuntu bwayo adisipoza imitima yacu, tunganiriza imitima kugira ngo haboneke ubutaka bwiza bwakira ijambo ryayo. Kugira ngo ibyo byose bishoboke, ndagira ngo dufate akanya ko gusenga dusaba Umwami Imana kugira ngo adutegure, aduhe ikirere cyiza gituma koko tugera ku meza ye aduteguriye, kugira ngo tuve imbere ye, kugira ngo aka kanya nigasozwa buri wese mwumvise ijambo yumve ko kuko abonye umugabane we. Reka dusabe Imana kugira ngo iduhe umwanya mwiza. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, nongeye kugushimira mu gitondo cy'uyu munsi kuko twabigusabye Mwami, ariko ubiduhaye, kuko Mwami udushorejeho ubushake bwawe, kubw'umuyoboro wowe ubwawe waduhaye kugira ngo duhurireho. Mwami, dusabane nawe, dusabane hagati yacu turi ku meza yawe, turabigushimira. Nkaba ngusaba kugira ngo muri aka kanya Mwami wacu Yesu Kristo utegure ikirere, utegure imitima yacu Mwami, kugira ngo buri wese wumva iri jambo ashobore gufata umugabane we, kandi ijambo risoze Mwami igituma rimanutse. Ndagusaba kugira ngo ubane nanjye muri aka kanya. Yewe ndi umuntu, ntacyo nshoboye, ariko uri Imana ushobora byose, wigaragaze mu ijambo ryawe. Koko Mwami, icyo wagambiriye ugisoze. Uduhaye amahoro, duhaye umunsi mwiza, twongeye kubaho, none utwemereye ko dusangira ijambo ryawe. Ibyo byose ni ubuntu bwawe. Utangirana hamwe natwe Mwami, sozanye natwe umugisha wawe, uherekeze ijambo ryawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Nk'uko twabyumvise ubushize, dusoza kibwirizwa cy'ubushize, twari tugeze ahantu heza, turushaho kubona iri zina ritangaje mu buryo bwaryo bwuzuye. Nk'uko twabibonye, Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya, muri Yesaya cye cya 7 murongo wa 14, Imana yivugira ubwayo ngo niki gituma Uwiteka ubwe azabihera ikimenyetso, ngo dore umwari azasama inda, amwita izina Emmanuel. Iryo ni ijambo ry'ubuhanuzi ryaciye ku rurimi rw'umugaragu wayo Yesaya, ibintu atashoboraga nawe ubwe kwiyumvisha, ibintu n'intekerezo z'abantu zitashoboraga gushyikira, ariko icyo Imana ishatse irakivuga, ikakinyuza mu bahanuzi bayo, hanyuma Imana ubwayo ikakirengera, kubera ko Imana imanuye ijambo ryayo iraryirengera kugeza igihe irishoje, nubwo abantu baba batarisobanukiwe, bikanatuma akenshi abahanuzi b'Imana batemerwaga na rubanda, batemerwaga n'abantu, batahabwaga intebe mu buyobozi bw'amahanga, mu buyobozi bw'ibihugu n'abami, ariko Uwiteka Imana yabanaga nabo. Nkabashimira Imana ko nta n'umwe mu bahanuzi bayo Imana yigeze itererana, kuko ijambo ryayo rikomeye. Imana yamanuraga ijambo ryayo, rimwe na rimwe abantu bakavuga bati iri jambo riratera imidugararo, iri jambo riratuma abantu bagongana imitwe, ntabwo ibi bintu mwigisha byumvikana, ariko Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya, yahagaze aho ngaho yirengera ijambo ryayo. Niyo mpamvu no muri Yesaya 9:5 uwo muhanuzi amaze guhanura yuko mwari azasama inda, ahita asobanura neza uwo mwana. Twarabibonye neza mu ijambo ryayo, mu ijambo ry'Imana muri Yesaya 9:5, ahita asobanura mu buryo burambuye uwo mwana ko adasanzwe. Yesaya 9:5, umuhanuzi yahise yereka uwo mwana, yerekwa mu buryo burambuye uwo ari we. Nuko umwana yatuvukiye,
duha umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Ibyo twarabibonye uko Imana yabihaye Yesaya, ntacyo yongeyeho, ntacyo agabanijeho, kubera ko ni Uwiteka aravuze. Intumwa, umuhanuzi, icyawe n'icyashyikiriza, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, igitangaza. Turimo kumva ijambo rivuga ngo izina ritangaje, merveilleux, azitwa igitangaza, merveilleux, Imana ikomeye, Dieu puissant, data wa twese uhoraho, Père éternel, umwami w'amahoro, prince de la paix. Ibyo byose akaba ariko byari bipakiye muri uwo mwana wagombaga kuvuka. Birumvikana n'imvugo y'inshobera mahanga, nk'uko nabibabwiye ubushize, itapfa kwakirwa n'ubwenge bw'umwana w'umuntu keretse Imana imugendereye. Ni igitangaza nyine, niyo mpamvu ibye utapfa kubyumva, utapfa kubishyikira, ariko Imana ikugiriye ubuntu ugahishurirwa, Imana ikakugenderera, nanone ibye bikubera umucyo, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye. Ni umwana kandi Imana ikomeye, bikongera ukashaka gukomera ngo data wa twese uhoraho, Père éternel. Éternel bivuze Uwiteka utagira intango n'iherezo, kandi uwo mwana we yaravutse, ariko twarushijeho kugenda tubibona. Yagombaga kwambara umubiri kugira ngo aducungure, kugira ngo yishyure umwenda w'icyaha, kugira ngo pour qu'il paye le rançon, pour nous délivrer, pour nous sauver. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo hatabayeho kumeneka amaraso nta kubabarirwa ibyaha. Iyi Mana itagaragara, iyi Mana itaboneka, iyi Mana iba mu mucyo utegerwa, iyi Mana umuntu atabasha kurebesha amaso y'umubiri, muri kamere yayo ni Imana mwuka, ariko byasabye yuko iyi Mana yambara umubiri, ikava muri forme yayo, ikava mu miterere yayo y'umwuka, mu miterere yayo n'ubugari bwayo itagira umupaka, ikava mu ngano yayo itagaragara, idasingirwa n'ubwenge bw'umuntu, ikoroha, ikaza kugira ngo abantu bashobore kuyegera muri Yesu Kristo. Niwe Imana yiyungiye n'abari mu isi. Tubona neza muri Luka 1:31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ibyo twarabibonye ubushize, nshatse ko tubigarukaho kugira ngo tugendane neza. Muri Luka 1:31, Luka 1:31. Kandi dore ni Mariya ubwirwa, uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Ibyo biri no muri Matayo 1:21 kugeza kuri 24. Matayo 1:21, turasoma 20 gusa. Matayo 1:21, twongera dusome 24. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. 24. Ariko ntibaryamana, arinda ageze igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu, uko amabwiriza y'ijuru biciye kuri marayika Gaburiyeli yamanutse
niko byashyizwe mu bikorwa. Iri zina Yesu nk'uko nabivuze ubushize rikaba ryaratanzwe n'ijuru. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Umwana wavutse koko ngo ageze igihe abyariye umuhungu amwita Yesu. Ibyo twarabibonye. Ntabwo ari izina ryatanzwe na Yosefu, ntabwo ari izina ryatanzwe na Mariya, ni izina ryatanzwe na Marayika Gaburiyeli, ariko nawe yatumwe, ryoherejwe n'Imana, rivuye mu ijuru. Niyo mpamvu ni izina rifite inshingano ngo muri iryo zina niyo bazakiriza abantu be ibyaha byabo. Mu gihe abamarayika bagendereraga bungeri baje guhamiriza ko iryavuzwe byatashye, ko ibyahanuwe byasohoye, tubona muri Luka 2:11 twarahabonye, ariko nagira ngo dukomezanye neza. Luka 2:11 kuko uyu munsi umukiza abavukiye. Abana b'abamarayika babwira bungeri mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Ibyo twavuze ko atari ko bikwiye gufatwa, kubera ko hano wahinduye mu rurimi rw'ikinyarwanda Bibiliya yashyize iri jambo mu nzagihe, ariko ntabwo ariko biri. Twifashishije Igifaransa dusoma muri Luka 2:11 twumva icyo bavuga ngo c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ngo dore inkuru nziza, dore ubutumwa bwiza, nuko uyu munsi, c'est qu'aujourd'hui, wenda dusome n'icumi, mais l'ange leur dit, ariko marayika arababwira, ne craignez point, mwitinya, car kuko je vous annonce une bonne nouvelle, ndabatangariza inkuru nziza, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Izatuma iyanga ryose rya Isirayeli rigira umunezero mwinshi. 11 c'est qu'aujourd'hui, iyo nkuru nuko uyu munsi, dans la ville de David, mu murwa wa Dawidi, il vous est né un sauveur, umukiza yabavukiye, qui est le Christ, le Seigneur. Niwe Kristo umwami. Ibyo bivuze iki? Hano muri Luka 2:11 iyo tubihuje na Luka 1:31 ndetse na Matayo 1:21 na 24, aho izina Yesu ryatanzwe rigahabwa umuntu. Yesu ni izina ryahawe umuntu, ni izina ryahawe uriya mwana, ni izina ryatanzwe kubera ko Imana ivuye mu ishusho yayo, kubera ko Imana ivuye mu ishusho yayo, nk'uko tubibona hano muri Timoteyo 1:6, muri Timoteyo 6 nako, Timoteyo 6. Timoteyo 3:16, Timoteyo 3:16, si ugushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane, Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika nk'uko tumaze kubisoma, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Iyi Mana bavuga ni Kristo Yesu. Imana byarayihimbaye kwerekanwa
ifite umubiri, kwerekanwa ifite umubiri, ikava mu bwiza bwayo, ikava mu cyubahiro cyayo, ikava mu kirere aho ubwenge bw'umuntu butashyikirwa, ikambara umubiri. Iyo duhuje aya mazina duhita tubona yuko uyu mukiza watuvukiye koko ni Kristo umwami. Ni ukuvuga ngo uwo mwana ugaragara wabumbwe mu nda ya Mariya uri muri we ni Kristo umwami, ni umwami Imana. Turasoma mu Bafilipi 2, Abafilipi 2 umurongo wa 5 kugeza kuri 11. Abafilipi 2 umurongo wa 5 kugeza kuri 11. Mugira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uno umurongo wa 5. 6. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. 7. Ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamere k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Umurongo wa 9. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, kamuha izina risumba amazina yose. Haleluya! Kamuha izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru, ari ay'ibyo mu ijuru, cyangwa ay'ibyo mu isi, cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Laisse-moi lire en français, car là, c'est encore plus précis et précieux. Nous lisons dans l'épître de Philippiens, chapitre 2, Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 11. Là, c'est encore merveilleux. Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Au verset 6. Existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, existant en forme de Dieu, we uyo Kristo Yesu, kugira asomye 5 no kugira ngo tumenye ijambo rivuga. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mugire muri mwebwe imitekerereze umutima wari muri Yesu Kristo. Existant en forme de Dieu. We wabanje kubaho mu kamero k'Imana. Bivuze ngo yabanje kubaho mu kamero k'Imana ataravuka. Uyu Yesu ataragaragara. Yabanje kubaho en forme de Dieu, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Puisque Dieu ne pouvait pas mourir, il fallait que ce Christ,
qui existait en forme de Dieu, c'est-à-dire en tant qu'esprit, devait revêtir l'humanité pour mourir afin que nous puissions être sauvés. Iyo mana mwuka yari iriho uwo Kristo. Niyo mpamvu yabwiye abafarisayo ngo Aburahamu atarabaho ndiho. Nibwo buryo yavugaga uwo wari uriho mu kamero k'Imana en forme de Dieu. Byamusabye kubera misiyo yari yemeye, kubera igihe cyo gucungura abanyabyaha abana be cyari kigeze, byasabye ko asohoka muri iryo kode, muri ako kamero k'Imana, kugira ngo yinjire mu kamero k'umuntu. Niyo mpamvu hano ijambo rivuze ngo mais verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Yiyambuye ubwo bugari, ubwo buhangange, iyo shusho itagaragara, s'est dépouillé, afata ishusho y'umugaragu, en devenant semblable aux hommes, aremera aza gusa n'abantu. Mu gihe Yesu yavukaga rwose yavutse asa n'abandi bana, kuko ni kuwiteka yari yavuze mu ijambo rye imyaka 700 irenga uwo mwana ataragaragara, ngo dore Uwiteka azabera ikimenyetso, umwari azasama inda. Icyo nkundira Imana, icyo nshimira Imana, nuko iyivuze isoza. Uko yari yayivuze mu muhanuzi wayo ngo umwana yatuvukiye, byasabaga ko umwana aza ameze nk'abandi, adafite amababa, atameze nka marayika, afite ishusho y'umuntu, kuko ijambo riravuze ngo au verset 7, en devenant semblable aux hommes, azasa n'abantu. Il a apparu, et il a apparu comme un vrai homme. Ni ukuvuga ngo mu gifaransa barabitsindagiye, hano mu kinyarwanda baravuze ngo ahubwo murongo wa 7 Abafilipi 2:7, ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. Ariko mu gifaransa bo ntabwo bavuze umuntu gusa, il a apparu comme un vrai homme, agira ishusho y'umuntu nyamuntu muri byose, guhera ku birenge kugeza ku musatsi, bamubonye ko ari umuntu. Niyo mpamvu iyo avango jyewe na data turi umwe batoraga amabuye, kuko bamubonaga asa n'abandi. Byasabaga yuko nkuko yabwiye Tomasi ati uwambonye ababonye data, byasabaga icyo twita guhishurirwa, kugira ngo amaso y'imbere abone Imana imurimo, na ubundi inyuma il a apparu comme un vrai homme, yagaragaye nk'umuntu nyamuntu, umuntu nk'abandi, umuntu wujuje ibyangombwa. Ariko muri uwo muntu hagenda Yawe, hagenda Yehova, hagenda Uwiteka uri muri misiyo, waje gucungura ibinishoberamahanga. Niyo mpamvu abantu bari ku gicaniro cy'Imana itazwi, aho Dieu est connu, bagomba gusitara kuri uwo muntu, kubera ko ubumana bwose twarabibonye bwari buri muri we, bagomba kumusitaraho. Birasaba kuba waratoranijwe, birasaba kuba wafunguka amaso, birasaba guhishurirwa n'Imana, kugira ngo umenye ko muri uwo mugaragu ugayitse, uko Yesaya yamweretswe muri Yesaya 53, ngo nta bwiza yari afite, nta gikundiro, ngo ninde wemeye inkuru zacu, uzahasome unyumva. Yesaya 53. Ariko w'Imana ivanye igitambaro, w'Imana ivanye inyegamo, abana Yawe, abona Uwiteka ari muri uwo nguwo. Mwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Noneho wavuga uti kuri twebwe b'iki gihe batamubonye mu mubiri, ese ntabwo twaramubonye ubu ngubu uwo yagaragaye mu ijambo rye, abana b'Imana tukamumenya, tukamwishurirwa, tukamwizera. Imana iduhana umugisha mwese abanyumva. Il a apparu comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, yicisha bugufi. Murongo wa 8, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Filipi 2 murongo wa 8.
yicisha bugufi araganduka ntiyatinya no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Iyo niyo mission, iyo niyo nshingano, ubwo nibwo butumwa Imana ye yari irimo, Yesu yari arimo, no kugira ngo agere ku musaraba, kuko iyo atahagera nta gakiza kari kuboneka. Kandi yatambara umubiri nta maraso yari kumeneka, iyo amaraso atari kumeneka ntabwo imbabazi z'ibyaha zari kubaho. Niyo mpamvu uru rugendo, iyi misiyo, iki gikorwa cyatumye abamarayika bakiririmba, kuko twabibonye muri Luka cyo cya 2, ijuru rikanyeganyega, indirimbo zikaririmbwa, kuko twarabibonye muri Luka 2. Abamarayika bavuza impundu bararirimba, abungere bumva iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo yavugaga iki? Ntabwo bindambira, nubwo cyari igikorwa gikomeye kibaye ku isi. Luka 2:8, ntabwo bindambira. Muri icyo gihugu harimo abungere bararaga ku gikumba bahindana kuragira umukumbi wabo, kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Ndizera ko byabayeho, ijuru ryaje guhamiriza ko icyo Imana yavuze cyasohoye. Kandi l'événement qui venait de se réaliser, c'est un événement important, tellement que il a fallu que le ciel annonce, que les anges le chantent à la gloire de Dieu. Byasabye ku ijuru ibyahanuwe na Yesaya bivuye ku Mana, bikabwirwa Mariya na Yosefu. Abantu bari basuzuguritse, abantu ba rubanda rwa giseseka. Yosefu c'était un veuf, yari umupfakare. Mariya araho ngaho ari abaturage umubaje, abantu bakenyeye basanzwe utanareba. Abandi bareba ko Mesiya azaturuka mu bisenge by'amasinagogi yabo, cyangwa ku rwego ruzava mu ijuru Mesiya akamanuka. Ariko Uwiteka anyura ashatse, akiyereka uwo ashatse. Niyo mpamvu shimira Imana ko uw'Imana ishaka kwiyereka iramwiyereka. N'umwana w'intama yagomba kuvukira mu kirugu cy'intama, yagomba kuvukira mu rwuri. Niyo mpamvu Yosefu na Mariya babuze icumbi mu baturage, babura icyumba mu mahoteli, bisaba ko basohoka mu murwa kugira ngo umwana w'intama avuke nk'izindi. Ibi byose ni ubutumwa simple bworoheje ariko bufite agaciro. Ni ubutumwa bworoshye bugenerwa intore z'Imana. Amashimira Imana ko bene abo bantu Imana itoranya, bene abo bantu Imana igenerera, bene abo bantu utamenya aho bari, Imana yo ibiza aho bari ikabasanga, igikenewe ikakibereka. Kuko tumaze gusoma hano ngo barimo guhindana ni ukuvuga yuko barimo bakubara. Iyo umuntu yagishishije amatungo ye yanga yuko yicwa n'inzara, barimo bakubara. Ntabwo barimo gusoma umuzingo w'igitabo, ntabwo bari mu masengesho. Noneho wavuga ngo iyi Mana irabura kwiyereka abiriwe basenga, ikajya kwiyereka baragiye. Ibyo ntibikureba. Imana yiyereka uwishatse, ikiyerekana uko ishatse. Kandi iyo Mana ntabwo ihinduka. Niyo natwe abana b'Imana twizeye. Imana nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Urumva nawe ugiye mu mwanya wabo, ubwiza bw'Imana
byarabagose. Si ibintu bari bamenyereye, ntabwo bari abahanuzi, ntibari bazi ibyiyerekwa. Ariko Imana iyo ishatse irakugenderera kandi ikagusobanurira. Baratinya. Umurongo wa 10, marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. N'ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi nuko umukiza abonetse 11, kuko uyu munsi umukiza wavukiye mu murwa wa Dawidi, ari we Kristo umwami. Ibyo uzaba sinongera kubisoma, ari we Kristo umwami. Impamvu nongeye kuhagaruka, ni igikorwa gifite agaciro ku buryo byasabye ko ijuru rimanuka, abamarayika bakamanuka bakajyaho. Igikorwa cyabereye kubera ko umwana ntabwo yari ari muri sinagogi. Umwana ntabwo yavukiye mu murwa wa Yerusalemu, mu murwa mukuru, mu mujyi, yari i Nazareti. Uko Imana yabiteguye niko bisohoje. Nanone ntiyavukira mu mazu y'abantu, kuko n'umwana w'intama, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Umwana w'intama ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Yasanze izindi ntama. Niyo mpamvu abaziragiye bari kuri iyo terrain, abo ngabo Imana nibo yabwiye ibijyanye n'iyo ntama. Twarabibonye, ntabwo mbitindaho. Barabyakiriye, barabyizera, baragenda babona ko uwo mwana yavukiye mu kirugu cy'inka. Birumvikana ko batagumye ko bari basanzwe, nubwo Bibiliya itarondogora uko Imana yabiyeretse, niko babyizeye, niko babihamirije. Abo bungere nta yandi mateka twongera kubona, ariko ndahamya ko batasigariyeho. Ntawe Imana yiyereka ngo birangiriraho. Iyo Imana ikwiyeretse mu buryo bw'umwimerere, ikikweretse iragisoza. Twari tugeze mu Filipi 2 ku murongo wa 9, haravuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba yandi mazina yose. Turimo kumva ijambo rivuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima, le nom merveilleux du Dieu vivant. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ariko ikibazo ni kimwe, iri zina riri hejuru y'amazina yose. Ijambo ry'Imana rirasubiza. Murongo wa 10, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Nous lisons au verset 10, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Kugira ngo mu izina rya Yesu ivi ryose rikunjwe, rihinwe, ripfukamwe. Iyo ripfukamye ni ukugira ngo asengwe. Ubundi Imana bisobanura ukwiye gusengwa, objet d'adoration. Kugira ngo ivi ryose fléchisse, ripfukame, dans les cieux, ari mu ijuru, sur la terre, ku isi, et sous la terre, haba mu ijuru, haba ku isi no munsi y'isi, ivi ryose ripfukame. Ripfukama rivuga ngo iki? Murongo wa 11, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Niba ivi ryose rigomba gupfukama mu ijuru, ni kuvuga mu marayika no ku isi no munsi y'isi,
byatura ko Yesu Kristo ari Imana. Noneho indi Mana ya kabiri yaboneka he? Ntabwo ari nomero ya kabiri. Byanditswe biravuga ngo kugira ngo abe uwa mbere muri byose. Ibyo niko ibyanditswe bivuga. Abakolosayi 3. Mu Bakolosayi 1 igice cya 15, mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 tumanuke. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Abakolosayi 1:14. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka. Niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami, ubwami bwose, utware bwose, haleluya, ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero niwe byaremewe. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro n'imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Verset 18. Kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Abakolosayi 1:18. Colossiens 1:18. Kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. C'est quoi ça? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus-Christ n'est pas la seconde personne, mais il est bien écrit qu'il est en tout le premier. Ntabwo agira uwakurikira, ntabwo ari uwa kabiri. Iyo nyigisho yaturutse mu butatu ivuga ko ari umuperesona wa kabiri. Ijambo ry'Imana rirayishenye, rirayihakanye. Il est en tout le premier. Ntagira umukurikira. Uyu ni umurongo wa 18 mu Bakolosayi igice cya mbere. Colossiens chapitre 1 verset 18. Mais si nous commençons au verset 15. Le Fils est l'image de Dieu invisible. Le Fils est l'image de Dieu invisible. C'est pourquoi Jésus a dit à Philippe, celui qui me voit, voit le Père. Umbonye ababonye data. Il est l'image du Dieu invisible. Oh, le Fils est l'image du Dieu invisible. Si nous le lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 18. Jean 1er, chapitre 1er, verset 18. Il est écrit. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est lui qui l'a fait connaître. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Umwana niwe shusho y'Imana itaboneka. Le premier-né de toute la création. Imfura mu byaremwe. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé. Tenez, écoutez bien. Tout a été créé par lui et pour lui. Byose byaremwe nawe kandi biremerwa kubibye. None se ubwo niba byose byararemwe nawe, Imana yindi yakoze iki?
Imana nawe yafatanije nawe kurema. Imana niyo yonyine yihariye ubwo bubasha bwo kurema. Byose byaremwe nawe biremerwa kubibye. Umurongo wa 16 kwiherezo ryawo. Tout a été créé par lui et pour lui. Byose byaremwe nawe kandi byaremwewe kubibye. No kuvuga ngo byaremwe nawe kandi bibereyeho kumuhesha icyubahiro. Yari bivuze ngo pour lui, no kuvuga pour sa gloire. Byaremwe nawe kandi biremerwa kubibye. Witeka abwishimwe n'icyubahiro. 17. Il est avant toute chose. Yabanjirije byose. Et toutes choses subsistent en lui. Kandi byose bibeshwaho nawe. Il est la tête du corps de l'église. Niwe mutwe w'itorero. Il est le commencement. Niwe tangiriro. Le premier né d'entre les morts. Imfura mu bapfuye. En fait d'être en tous les premiers. Imfura mu bapfuye ni ukuvuga ko niwe wabanje kuzuka. Ntabwo ari wabanje gupfa ariko niwe kuzuka. En fait d'être en tout le premier. Kugira ngo muri byose abo wa mbere. Niyo mpamvu inyigisho ishaje y'ikinyoma ivuga ngo ni umupersona wa kabiri, ngo ni umuntu wa kabiri. Ijambo ry'Imana, inkota y'ijambo irayishwanyuje. Uwiteka aravuze mu ijambo rye ngo kugira ngo abo wa mbere muri byose. 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude dans lui. Kubera ko Imana yashatse ko kuzura kose kuba muri we. Uwo ni umurongo wa 19. Ariko iyo usomye mu Bakolosayi 2 umurongo wa 9, uko kuzura barakukubwira. Nyamara muri we niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri. Colossiens chapitre 2 verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement, muri we niho hatuye mu buryo bw'umubiri toute la plénitude. Toute nagisigaye la plénitude. Ntabwo bicagase kuzura kose k'ubumana niba kuri mu mwana. Ubundi bumana busaguka, ubundi buvungukira ntagisaguka. Bwose bupakiye muri we. Niyo mpamvu nkuko twabisomye mu Bakolosayi 2 gatanguriza kuri 11. Twabisomye mu Bakolosayi mu Bafilipi 2 gatanguriza kuri 11. Rwose cyane cyane yere ku murongo wa 9 gatanu kugeza ku murongo wa 8 baratwereka iki? Jambo ry'Imana riratwereka yuko uyu Yesu Kristo yabanje kubaho en forme de Dieu. Ndagira ngo mubyumve neza. Yabanje kubaho mu ishusho y'Imana. Bivuze spirituellement mu buryo bw'umwuka yabayeho. Imana ni umwuka. Kamere Imana ubundi ni Dieu est esprit. Kamere y'Imana ubundi Dieu est esprit. Ariko bitewe na mission yarajemo niyagundira iyo shusho. Araza afata ishusho y'umugaragu. Agaragara nk'umuntu wuzuye comme un vrai homme. Ngo kugira ngo abashe guca bugufi kugeza ku musaraba apfe ashobore gusoza ubutumwa mission nziza cyane yo kuducungura. Byumvikane neza. Niyo mpamvu umurongo wa 9 uvuze ngo c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Niyo mpamvu Imana yamuzamuye cyane. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Imwizina riruta yandi mazina yose. Ari ryo turimo kubwiriza mu gitondo cy'uyu munsi. N'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Kugira ngo mu izina rya Yesu buri vi ryose ari mu ijuru ku isi n'ikuzimu ripfukame. Ndumva nta wundi basaguriye icyubahiro. Ndumva nta wundi basaguriye gusengwa. 11. Et que toute langue, kugira ngo ururimi rwose confesse que Jésus Christ est Seigneur,
à la gloire du Père. Kandi ururimi rwose rwature ko Yesu Kristo ari umwami. Kera babwiye Mariya na Yosefu muzamwite Yesu. Ijuru ryamiriza abungere ngo ari we Kristo umwami. Hano ijambo rirabihuje et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Ururimi rwose rwature ko Yesu Kristo ari umwami, kugira ngo icyubahiro cy'umwami kigaragare gitangwe. Iyo dusomye mu Baheburayo 1 umurongo wa 4 kugeza ku wa 12, Baheburayo 1 14 kugeza kuri 12, Hébreux chapitre 1er du verset 14 au 12. Baheburayo 1 umurongo wa 4 kugeza ku wa 12. Amaze kurusha abamarayika icyubahiro nk'uko n'izina yarazwe riruta yabo. Mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze ibwira iti uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye, cyangwa ngo ivuge iti nzaba se nawe azaba umwana wanjye? Kandi ubwo izongera kuzana imfura yayo mu isi izavuga iti abamarayika b'Imana bose bamuramye. 7 ibyo abamarayika yarabivuze iti ihindura abamarayika bayo imiyaga n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro, ariko iby'umwana wayo byo yarabyiriye iti intebe yawe Mana ni iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Icyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Yongera kuvuga iby'umwana wayo iti Uwiteka mbere na mbere ni wowe yashyizeho urufatiro rw'isi n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe. Ibyo bizashiraho ariko woweho uzahoraho. Ibyo byose bizasaza nk'umwenda kandi uzabizinga nk'umwitero bihindurwa ukundi, ariko woweho uruko wahoze imyaka y'ubugingo bwawe ntizagira iherezo. Agira ngo dusome no mu Gifaransa. Je voudrais qu'on lise en français. Il me semble que c'est plus explicite. Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 4 au verset 12. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que le leur. Uyu mwana iyo usomye guhera ku murongo wa mbere ni Yesu bavuga, yaje ari hejuru y'abamarayika, niyo mpamvu yarazwe izina riruta yabo. Car au cœur des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il l'introduit dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Abamarayika bose nta n'umuvuyemo, kuko ijambo ryavuze ngo ivi ryose ari ibyo mu ijuru n'ay'abamarayika. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Abamarayika bose bo mu ijuru bamuramye, bamupfukamire, bamusenge. Verset 7. De plus, il dit aux anges, il dit des anges, il a fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ariko yabwiye umwana ngo ingoma yawe we Mana.
1:8, ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti mais il a dit au fils, iby'umwana wayo byo yarabyeruye, intebe yawe Mana ni iteka ryose, ton trône au Dieu est éternel. Ani sawa, uyu mwana ni Imana, ton trône au Dieu est éternel. Intebe yawe virgule, ton trône, virgule, oh Dieu, virgule, est éternel. Intebe yawe, oh Mana, ni iteka ryose. Birumvikana neza. Le sceptre de ton règne est un règne, sceptre d'équité. Inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka, nibyo. Murongo wa 9, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, murongo wa 9 mu Kinyarwanda aravuze ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe. Hano barabivanze gatoya. Nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe, ntago ari cyo bivuze. Murongo wa 9, reka tusome mu Gifaransa tugende dusobanura. Abafilipi, Abaheburayo 2:9. Nako Abaheburayo cya mbere niho turi. Murongo wa 9, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Wakunze gukiranuka, wanga gukiranirwa. C'est pourquoi, virgule, oh Dieu, virgule, ton Dieu tawe. Niyo mpamvu wowe oh Mana, Imana yawe yagusize. Shingiye kuri iri jambo nkaba nangaje yuko Yesu Kristo c'est Dieu ouais. Yesu Kristo ni Imana yasizwe. C'est pourquoi, virgule, oh Dieu, virgule, ton Dieu t'a oint d'inouïr de joie au-dessus de tes collègues. Niyo mpamvu wowe Mana, Imana yawe yagusize. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Yesu Kristo ni Imana yambaye umubiri irasigwa. Ibyo byabaye ryari? Mu gihe muri Matayo 3 Yohana Umubatiza Yesu Kristo amuje, kubera ko igitambo cyose mu isezerano rya kera mbere yo gutambwa cyarozwaga. Mu gihe yamuzaga imbere byasabye ko yoza igitambo. Yesu ntabwo yabatijwe kugira ngo ababarirwe ibyaha, ko nta cyaha cyari kimuriho, ariko les sacrifices devaient être lavés avant d'être brûlés, avant d'être sacrifiés. Niyo mpamvu Yesu yaraje kuko we ni jambo, yaraje gukiranuka kose. Abwira Yohana Umubatiza ati mbatiza. Yohana Umubatiza aravuga ngo ahubwo abariho mbatiza, kubera ko mwibuke ko Yohana yaramuzi, yari yaramubonye ishusho y'inuma imumanukira, yaramubonye. Ati ahubwo abariho mbatiza. Yesu yungamo ati mbatiza kugira ngo dusoze gukiranuka kose, kubera ko ndi igitambo kigomba guca mu mazi. Yohana aramubatiza, asohotse mu mazi ijuru rirakinguka, mwuka baramumanukiraho mu ishusho y'inuma, ijwi riravuga ngo uyu niwe mwana wanjye nkunda, nguyu. Ni ukuvuga ngo Yesu aba uwe, Imana ihita imuhamiriza iramusiga. Niyo mpamvu ibyanditswe biravuze ngo c'est pourquoi oh Dieu, niyo mpamvu we Mana, ton Dieu tawe, Imana yawe yagusize au-dessus de tes ego, ikurutisha abandi bose. Nkaba nangaje yuko iri zina shingiye hano mu Bafilipi igice cya 2 murongo wa 9 ngo yawe izina riruta amazina yose, kugira ngo ivi ryose ribupfukamire. Wowe unyumva, Imana ikugendereye kuko ubuntu bwayo, ukizera yuko Yesu ari we Kristo umwami. Bivuze ngo ni umwami Yesu Kristo, niwe Mana yacu n'umukiza. Imana wayo ubwenge bwayo, ukamubona, ukwiye kumupfukamira, ukamuramya, ukamusaba imbabazi, ukamusaba agakiza,
ukamusaba akakugirira ubuntu, kubera ko mu izina rye niho byose biri. Umwami Imana iduhana umugisha mu gitondo cy'uyu munsi. Uwumvise iri jambo wese mbere yuko dusenga yumve ko atari ijambo ryanjye, ni Uwiteka aravuze mu ijambo rye. Nta wundi mwami, nta yindi mana, nta wundi wa mbere. Ijambo ryavuze pour quand tout il soit le premier, niwe kwiye kunjirwa ivi, niwe ukwiye gusengwa. Ntabwo ari Mariya. Mariya elle a été porteuse, elle fut porteuse, we gusa yari atwaye imbuto. Ariko ntabwo nacira urubanza abasenga Mariya cyangwa abamunyuraho, ariko nta kindi kiraro, nta wundi muhuza, nta wundi wakugeza ku gakiza keretse umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka aduhana umugisha mu ijambo rye. Reka dusenge dusabe Imana kugira ngo uwumvise wese Imana imuhe umugabane mwiza. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, urakoze mukiza wacu Yesu Kristo. Nk'uko ijambo rye rimaze kubigaragaza, niwe Mana yacu n'umukiza, niwe wambaye umubiri, niwe watumeneye amaraso, niwe ijuru ryahamirije. Mwami, nk'uko igihe wari kuri iyi si abantu bakubajije ngo twakora iki kugira ngo twemerwe, twakora iki ngo dukore imirimo y'Imana, urababwira uti umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye. Mwami wanjye, mukiza wanjye, iri jambo rikimara kumanuka ndagusaba ngo abaryumvise bose ubahe kwizera uwo watumye, ariwe mwami wacu Yesu Kristo. Bavana amaso ku yandi mazina, bavana amaso ku bigirwamana, bavana amaso mwami ku rujijo. Umucyo w'ijambo ryawe ubamurikire kugira ngo ivi ryabo, nk'uko ijambo ryawe ryabivuze, nko kugira ngo amavi yose ari ibyo mu ijuru, ari ibyo mu isi, ari ibyo munsi y'isi, apfukamira uwo mukiza, apfukamira iryo zina, kugira ngo ururimi rwose rwature ko Yesu Kristo ari umwami. Mwami wanjye, umwana wawe wese wumvise iri jambo umugenderere, umuteze iyo ntambwe, kuko niwe umurika, niwe wishura, niwe wigisha, niwe ubabarira, niwe ubohora. Ijambo ryawe riravuga ku rurimi rwawe mwami ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri kuzababatura. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Muzamenye ukuri kandi ukuri kuzababohora. Uwiteka mukiza mwiza, ukemurire iri jambo, ubohore ababoshye, murikire bari mu mwijima, ukize mwami ubugingo bw'abana bawe. Uwiteka Mana yacu, wiyerekane muri byose, dumugisha nkaba ngushimira ibyo dukoreye, mugisha uduhaye, ijambo ryawe utwigishije, utumurikiye, udusobanuriye, urikomereze mu bugingo bwacu kugira ngo risoze ubushake bwawe. Ndanagusaba ngo ku cyumweru gitaha uzamanuke wiyerekane mwami, uzongere udutegurira ameza, tugaburire umutima w'ubugingo, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana umugisha abakiriye ijambo mwese, amen. Isezerano ryawe ryiza mwami Yesu ryo kunjyana mu ijuru ndaryizera rwose. Natangiye urugendo rwo kunjyana iwacu, ariko intege nke zanjye zirangoye mwami. Tebuka Yesu tebuka, tabara umwana wawe, nkiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho. Bera ingabo mukiza, bera inkingi mwami, ukuboko kwawe kunyobore mu nzira. Umwanzi yagenjeje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi.
yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera, maze umwuka wanjye ugwira isari muri jye. Komeza mwami komeza ubugingo bwanjye, ubuntu bwawe busaga bushoboza urugendo. Nzamuye amaboko yanjye yateze hejuru, guhera mu gitondo mbona imbabazi zawe. Ntawaburana n'Imana ngo ayitsinde na gato, ndetse n'abamarayika ntibera imbere yayo. Ariko umwana w'Imana Yesu Kristo akuzwe, yaratwejeje rwose atugira abera. Nishimwe rikomeye niyo ngabo yacu, ibirego bya Satani nta bubasha bigifite. Uwayo ntabwo azigera atsindwa urubanza, iyo ari mu kiganza cy'umucunguzi Yesu. Kubw'izina ryawe n'amaraso yawe, udushoboze kugera mu ijuru kwa Data. Twarakwizeye Yesu, ahasigaye nahawe ni wowe mucunguzi wa bugufi wacu. Ntabwo ubutumire bwawe babura bagitaba, wino Yesu twa